isi ikomeza kwihuta kurusha uko amaso yacu abasha kubireba. Ikindi kintu kimeze nk'igicucu gitangiye gukwira mu mibereho yacu ya buri munsi. Ikoranabuhanga riri kurenga aho twari tumenyereye, rikinjira mu bikorwa byacu, mu mitima yacu ndetse no mu bitekerezo byacu. Mu myaka mike iri imbere, cyane cyane mu mwaka wa 2026, hazaduka ibintu byinshi bidasa n'iby'ubu. Ibikoresho byumva ibitekerezo byacu, porogaramu zifite ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo, virusi zitagaragara zishobora guhindura isi, n'imashini zifite ubushobozi bwo gutekereza. Kugeza uyu munsi abashakashatsi bari kubihamya. Hari ingufu nshya z'ikoranabuhanga zigenda zivuka mu mwijima w'ahazaza, zifite kandi ubushobozi bwo guhindura uburyo tubaho cyangwa se tukamera nk'abadahari bitewe n'ukuntu tuzazikoresha. Aho sosiyete nyinshi ziri kubona ko ari uguteza imbere ubuzima bw'abantu, abandi babona urujijo, ubwoba n'igihunga, kuko ikoranabuhanga rigenda risohoka mu bwonko bw'abatekereza ibidasanzwe, rigatangira kwirema ubwaryo.